Nshuti bakunze ibibyiringiro bizima TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi nukuri tunyuzwe n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana ko bukomeje kutubaho, ko bwije nuko bukeye tugenda tubona imbaraga z'Imana. Nukuri twa tumaze iminsi mutatubona, ariko kubera inzitane zitari zimwe z'ubuzima, ariko nanone kandi twakomeje gusenga Imana no kwinginga Imana kugira ngo mukomeze kuba amahoro, kandi urukundo rwanyu twakomeje kurubona. Mukomeza gukora subscribe, mukomeza kujya mutwereka ko mutwitayeho, bamwe muri mwe baranatuvugisha mu buryo butari bumwe cyangwa se ubundi. Twagiye tubona imbaraga z'Imana, rero turabakunda kandi turabishimiye. Uyu mwanya rero n'ubundi nkuko mumenyereye ko njya nkunda kubaganiriza ibintu byinshi, n'ubundi ndagarutse rero ngo mbagezeho ijambo ry'Imana, kandi Imana ishyize ku mutima. Birashoboka ko rero waba wowe uje ku Byiringiro Bizima TV uri umushyitsi utahamenyereye. Ngewe ubaganiza na Evangeliste Nshimiyimana Gedeon, ndabakunda kandi mpora mbasengera kugira ngo mube amahoro, kandi ubuntu bw'Umwami Imana ngo ukomeze kubuzuramo. Imana ishimwe cyane. Mureke rero dusenga Imana, hanyuma tugasangira ijambo ry'Imana. Nifuje uyu munsi ko twasangira, kandi Umwami Imana adushoboze nge nawe gukora icyo Imana dushakaho, kandi ndabizi ko turushaho kunguka twese hamwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo bitarondoreka, tugushimiye ko ugitwita ko bwije nuko bukeye, tugushimiye ko Ibyiringiro Bizima TV ukomeje kubirinda, ukaturindana n'abadukunda bose. Tubasabiye rero umugisha kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kuba hagati muri twe, kandi imbabazi n'urukundo rwawe ukomeze kutwomaho. Umuntu wumvira ijambo agakora ibyaryo ahabwa umugisha ku izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 57 umurongo wa 18. Niwo nshaka ko tuganiraho, hanyuma tukareba icyo Imana dushakaho, tukabihuza n'ibyo n'ubutumwa turi kugenda twumva muri iyi minsi, tukareba ko twakora ibyo Umwami ashima. Haranditse ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye, amen. Ndashaka uyu munsi kubabwira ngo dukizwe biba ingeso. Nicyo kintu ndashaka kubabwira, gukizwa bikaba ingeso. Icyo kintu nashatse kubabwira. Uyu munsi dukunda gukoresha ijambo ryitwa ingeso, ariko ingeso ni iki? Iyo tuvuze ijambo ingeso rivuze ngo iki? Ni umuco umuntu agira wisubiramo, nicyo cyitwa ingeso. Rero iyo Bibiliya ivuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, iyi ni Imana yarebye ikareba ingeso z'abantu, ikareba ingeso z'umuntu ko ziboneye, ikavuga ngo nzamukiza. Reka nkubwire ngo mu bintu bitera Imana kugutekereza, mu bintu bitera Imana kuba yagira ikintu ikora kuri wowe, hari ingeso Imana ikubonaho muri iyi minsi zitera Imana kugambira kugukiza. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo aho wicaye ukwiye kwiga uburyo wagira ingeso zatera Imana kugutekerezaho. Hari abantu bajya bagira ingeso zitera abantu kuba zinuko. Hari abantu bajya bagira ingeso zitera abantu gutuma bajya babonana nabo gakeya kubera ingeso. Hari abantu bajya bagira ingeso zitera abantu kumva batagendana nabo, umuntu akavuga ati kujya mugendana na runaka n'ingeso zembi ugasanga ni ibibazo. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire ngo hari ingeso zihagurutse Imana ikavuga ngo nabonye ingeso ze zizantera kumukiza. Reka nkubwire ngo hamwe n'ibintu bikugarije ukwiye kwigana ingeso nziza. Haleluya. Ukwiye kwigana ingeso zahagurutse Imana ikaza gukorana nawe, ikaza kubana nawe, ukagira imigisha yo bugakiza k'Imana wakira kubw'ingeso nziza, kubw'ingeso zawe nziza. Imana yo mu ijuru ishobora kukurengera bitagombye ngo usenge amasengesho menshi kubw'ingeso. Imana ishimwe. Ndashaka kubwira ijambo ryitwa ingeso, kugira umuco uhinduka ingeso, kugira umuco wisubiramo kugeza ubwo Imana ibyita ingeso, bishobora gutuma wowe n'abantu baguhagurukiye badashobora kugushobora. Bishobora gutuma noneho uyu mwanya abaremaga kwigira abanzi bawe Imana ibahindura abakunzi bawe. Ingeso nziza zakuranga none Imana ishobora kuziprofita ikazikoresha ku rugero rw'uko uyu munsi wa none ibyo wasengeye igihe kinini ntibikemuke, ibyo wifuje kubonera igisubizo kigiye ukabibura, ariko Umwami Imana afite ukuntu yabibyazamo igisubizo uyu munsi ukakira igisubizo. Reka nkubwire ngo rero ntabwo Imana ananiwe gukora, ntabwo Imana yabuze n'uburyo yaca mu kurengera, ntiyabuze n'uburyo yaca mu gutabare, ntiyabuze n'uburyo yanyuramo yo ngo ikugirire ineza yayo, kuko ineza y'Imana ni ndende ku buzima bwawe. Ineza y'Imana irahari. Nubwo uri kubona ibibazo bikugose bingana gutya, uri kubona uyu munsi wa none isi yubakiye ku bwoba bw'iki cyorezo
ibyorezo n'izindi ngorane, nubwo uri kureba ukabona watakaje imirimo myinshi, nubwo uri kubona ukabona abantu baraguhagurukiye ibintu ntimeze neza, ariko ntabwo aya ari amaherezo yo gukora kw'Imana. Icyakora yaba amaherezo yawe wowe yo kubona Imana, kubera ko wowe ariho ushobora kureba, ariko ntabwo yari amaherezo yo guhura n'Imana. Reka nkubwire ngo imbere yawe haracyari umugambi munini w'Imana. Imana ishobora kuvugana nawe, ishobora gukorana nawe, iracyafite urugero ukinguye ku buzima bwawe. Ahubwo icyo ishaka ni iki? Gira ingeso zakurura Imana. Haleluya. Hari igihe umuntu agira ingeso zikurura abantu, tujya tuzigira ingeso zakurura abantu tukagira abantu benshi, nka kwa kundi nawe ufite abantu bagukunda, kumwe muri societe ufite societe ugendana nayo, ufite ahantu barizwa, ufite bene so mubana kubera ingeso zawe babonye. Rero gira n'ingeso zahuruza Imana. Gira ingeso, shaka uburyo ki wagira ubuzima bugira ingeso z'Imana zatuma Imana ivuga ngo umwana wanjye ikagukenera, ikagira umuntu, ikagira uburyo ivuga ngo ingeso zawe zinteye kugira ikintu nkora. Reka nkubwire gatoya, hari umuntu ugeze ugira ingeso nziza, hari umuntu ugeze ugira ingeso zamuranze zimubyarira umusaruro. Umukozi w'Imana Moridekayi yagize ingeso, agira ingeso yo gukiza umwami. Iyo ngeso imubyarira umusaruro mwiza, kuko iyo ngeso yatumye umwami atekereza ngo abura ibitotsi. Imana ituma umwami abura ibitotsi kugira ngo Moridekayi wagize ingeso nziza atabarwe. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi icyamukagira ingeso, icyamukagira ubuzima buhinduka ingeso, yatuma Imana ikugirira neza. Icyamukagira ubuzima bwubaha Imana, ku buryo kubaha Imana kwawe kuba ibintu byatuma Imana ivuga ngo kuko nawe yanyubahishije ndamugirira neza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga neza, rikavuga neza ko uyubahisha nawe mwubahisha. Hari icyubahiro cy'Imana gikwiye kuba ku buzima bwawe, nubwo wari igisuzuguro cy'abadayimoni kikuzuye. Ariko reka nguhanurire, nature ku buzima bwawe ngo gira ubuzima buba ingeso zo kubaha Imana, maze nawe rero Imana ikugira neza. Mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye wowe nkurikiye, ufite ibibazo bitandukanye, ariko gira ingeso zishobora guhamagara Imana. Imana ishimwe. Gira ingeso, gira ubuzima bwashobora gutuma Imana izi wawe, Imana ikabona ko hari ingeso zatuma izi wawe. Shaka uburyo ki Imana yo mu ijuru yagusura ikabona ko hari ingeso runaka zishobora kuyizana ku buzima bwawe. Ikibazo ni kimwe tujya tugira, nuko iyo dukoze neza tukabona amanegatifu, twita ducogora gukora neza. Twakora ibintu byiza tukabona batugirira nabi, twakora ibintu byiza tukabona abantu batwituye nabi, tujya ducogora gukora neza. Icyo ni ikibazo gikomeye tugira mu buzima. Ariko burya twiganye ingeso zo gukora neza, nukuri yenda none wacundwa nejo ugacundwa, ariko Imana yo mu ijuru igireba ingeso z'umuntu ikamutabara. Umva rero ikintu gikomeye nabonye, nuko Imana hano yarirahiriye iravuga ngo nabonye ingeso ze nziza nzamutabara imukize. Kandi ikintu nkundira Imana ni kimwe, nuko iyo turi mu bibazo burya ukagira umwete wo gusengera abantu b'Imana, ukagira umuhate wo kuzirikana abantu b'Imana, hari isezerano Imana itanga. Rero Imana iravuze ngo nzamukizanya n'abamuborogeye. Hari abantu bajya baborogera abandi mu gihe cy'ibigeragezo, hari abantu baborogera abandi mu gihe cy'amakuba, hari abantu baborogera abandi mu gihe cy'intambara, hari ababorogera abandi mu gihe cy'ingorane. Aba bantu nabo ngo Imana igukijije, ibigukizanyije n'umuntu wakuborogeraga. Reka nkwifurize ngo uyu munsi Imana izi gutabarana n'abantu bari kukuborogera. Ufite bene so bari kugusengera utazi, hari abikoreye ibyifuzo byabajyana kubisengera, nubwo ari nabagiye kuguhirika, ariko humura, Imana umunsi yaje izagukizanya n'abagiye bakuborogera. Reka nkubwire ijambo rikomeye, ubwinshi bw'abakuvuze nabi, ubwinshi bw'abari kugusengera nabi, ubwinshi bw'akwifuriza kukubona wasebye, ubwinshi bw'akwifuriza kukubona hari ikibi cyabaye, abo ngabo Bibiliya avuga ngo baraterana, ariko si Imana bayabateranije, kandi ntibiri kumwe nabo. Ibyo ntibigutera ubwoba, kimwe ukwiye gukomeraho kandi ukwiye gufataho, ukagifata nk'umwanzuro mwiza, ukakinezerererwa, nuko Imana izagukizanya n'abakuborogeye. Kandi nkumura, abantu bose bajya bakunda gukora ibintu bitandukanye, bakumva byanze bikunze hari ubutsinzi bari bubone mu byo bakora bibi. Ariko hari kimwe nabonye cyiza, nuko ubutsinzi Imana bushyize mu bayubaha kandi mu bayubahisha. Rero umwami Imana kugire neza mushiki wanjye, umwami Imana kugire neza mwene data, umwami Imana akwambika imbaraga, kandi nukuri ukomeze ibyiringiro bizima. Iyi ni Ibyiringiro Bizima TV, turabakunda cyane. Iyo dukora izi nyigisho tuba tugera no mu bikomeye biri hubu, ujye wumva ko umwami Imana kwitayeho. Kandi Imana nukuri igukunda urukundo rwinshi ruto rwo twebwe tugukunda, ruto bwo umuntu mwashakanye gukunda, ruto bwo umuvandimwe wiyegamije muri iyi minsi agukunda, kuko Imana iragukunda cyane. Niyo abadahari Imana izabihari. Reka rero ngaruke ku gice cy'abantu baborogera abandi. Bene data nshuti, muri iyi minsi twarwaye indwara kwizirikana, ntabwo tugisengerana, dusigaye tugira ibyifuzo, ariko gusengera abantu byaraducitse. Ntitugisengerana, ntitukigira agahinda k'abacu bagize ibibazo. Ariko umva ikintu gikomeye, uwo mwene data uri kuboroga, icyatumye
icyatumye umenya ko afite ibibazo, icyatumye umenya ko afite agahinda, icyatumye umenya ko hari ikome ry'ibibazo yinjiyemo, icyatumye umenya ko hari ingorane afite, ko ari kugira ngo burya umuborogere. Imana izagukizanya rero nawe ni munsi yatabawe. Rero gira umwete wo kumuborogera, ingingo Imana muri kino gihe nawe ubone nawe Imana imutabaye. Nukuri gutabarwa kwe nawe niko gutabarwa kwawe. Gira umwete gusengera mwene suri mu bibazo, ari kuvugwa nabi n'abantu. Muri iyi minsi arashonje, muri iyi minsi afite ingorane, muri iyi minsi yaterejwe cyamunara, ese afite ingorane z'ibibazo bitandukanye bitari bimwe. Bwira Imana ngo Imana imurengere. Imana Data wa twese iri mu ijuru, kandi nukuri ntizabura kukumva no kugira neza. Reka rero dusoze dusengana Imana, ariko kandi nanakubwira ngo nawe uyu munsi ufite umukoro wo kujya usengera bene data bari kurizwa none, bari kubabazwa none, kuko umwami Imana yagushyiriyeho kugira ngo ube igisubizo, kuko umuvandimwe avukira kuri abandi mu makuba. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Shalom shalom. Reka dusengane Imana. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko uvuganye n'ubuzima bw'uri kuboroga none, ko uvuganye n'ubuzima bw'uri gusengera mwene data uri kuboroga, kandi tunejejwe nuko umugambi ari mwiza kuri twe. Tunejejwe nuko ibyo ugambire kutugira ari amahoro atari ibibi. Ngaho reka urukundo rwawe n'umurava bikomeze kuba hagati muri twe. Ngaho rambura amaboko yawe turamire, neza yawe n'imbabazi bitwomeho, kandi umuntu wumvira ijambo ryawe agakora ibyaryo, nkomeje kumusabira ngo umugisha w'Imana ube muri we, kandi abari kuboroga none bahumurize, abababaye none Kristo ubereke ko ibyiringiro bizima bikiriho, kandi bagira ibyiringiro bizima muri bo, kandi ubwiza bwawe bukomeze kubabaho. Imigisha yose wageneye abera iboneke mwami, ko bari kugira ingeso nziza zo gukiranuka, ubuzima bwabo bukomeze kuba amahoro ku izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen. Shalom shalom.